Acting Rwanda. Kumurahira gajiza tikiki. Akise mbona meze kuri yayitse. Ari kurira. Njye ruri mu kirero byaratese mu. Ariko ruri gutera imurembe hano. Shama. Henda mugeze. Muzanire ku cyayi nawe. Njye nta cyayi nshaka. Iyi none urashaka iki ubu? Mbase muzanire nawe. Nshaka kujya koga. Iyi ujya gukora iki? Kujya koga. Ntabwo byemewe kujya koga tara uzavanga Ntabwo bishoboka. bitashye ntabwo byakunda. Nagiye mureka no kuba inyamaswa byiwe. Inyamaswa ntabwo uvanga. Mbase murabuze. Ugiriye mu njye kuzana icyayi nta cyayi ushaka. Serukasi ndetse gute koko. Ano? Halo, Bakutashye. Ko mbizi ko utari umuntu wambabariye. Yirukangiza telefone nkahamagara umugabo wanjye. Hafi ntabwo byakora. Amasegonda make. Ntabwo byakunda. Ndakwingiza ni ukuri mbabarira. Ntabwo byakunda. Uragiye banyirukane wowe. Reka turi mu kazi. Ese barakwirukana ntabwo mbivuga ndakwingiza. Biramenyekana. Nange ndakwingiza ntuzongere kuza telefone ikibazo. Urakoze. None si uko ko sheri wanjye njye ndaza telefone ku musego ndyame gute? oya sister, ntabwo uzashyira mu gaciro. Okay, ibyo tubyihorere basi. Umva icyo nagushakira. Mbwira. Mfite ibibazo byinshi rwose bindemewe umutwe, ndenda gusandara umutwe pe. N'ubwonko burenda kujya. Ufite ibihe bibazo se kandi? Ufite ibibazo by'amafaranga, ibihe bibazo? Nyine nawe mfite ikibazo nagira ngo ntakikubwira turi kumwe buriya, ahubwo byamfasha undangiye aho uba nkazi iyo ngiyo i Kigali rwose nkaza kukureba nkakubwira turi kumwe nibwo wawe. Mbabarira ko ntebe ubwoba si ubwo ibyo bibazo ni ibijyanye n'iki basi? Nyine ntawe tuzi ariko ni ibijyanye n'ubuzima rusange bw'umusore nyine, ntabwo ari ibyago ariko nanone ni ibya bandega. Hano yanjye umva mbararuka bintera ubwoba. Reka mubwire rero, kuba nakurangira ntiwabimenya, ahubwo wafata motari ukahita umumereza nkamurangira. Ubwo ningira nyabwo guhita ngo umumotari murangira. Umva uhita umumotari, ariko ibyo bintu mva birabibyuya niba amaraso kabisa. Sawa ntacyo. Ibibazo afite biratuma nzindukira asumira ibibazo bwoko ki? Ikintu ushaka rero ko tuganiraho, ndashaka ko ukurugutura ugutwi byumve neza. Kumva neza. Ndashaka ko Lucas uramurora.
ugomba kujya umugenda bunono, ugomba kuzajya umenya intambwe ze zose atera, izo arizo zose atera, agenda imbere umugenda inyuma, kimwe nuko ushobora no kumugenda ku mpande. Ko uzabikoramo ntabwo mbishinzwe, ntabwo mbizi. Katanzi se umugende bunono, noneho uzareba ari kumwe n'umukobwa, uzareba ari kumwe n'iki, umukobwa. nurangiza wowe ukora ikintu, ufatira akavidewo niko ngusabye, ubundi nzakwereka utwo nikorera. Video ari kumwe n'umukobwa? Ntabwo nakuguriye telefone se? Ndayifite, ariko nyine ubwoko bwa video noneho nibwo nshaka. Icyangombwa nkusabye iki? Amatwi yawe ari kumva. Video ari kumwe n'umukobwa. Wowe nzakwereka ikintu nikorera noneho ku buryo ntabwo nzongera kuguhemba mu manyarwanda, mu madolari. Urumva ukuntu ugiye gukira? Avugije ukuri. Mu madolari unkorera akazi neza, ntuzagire ikosa. Mahoja kuri ibyo byo ntunashidikanye. Ndabizi ko ubundi ibintu byanjye urabizi ngiye mfite abapampe. Mfite abapampe, ntabwo mfite udupampe. Halo? Halo? Kuri kumbi pase wahageze? Ahubwo se niwo bahahanta? Aho nakubwiye se umumotari ntabwo ariho yakugejeje? Umumotari sinamurangiye neza Ruka? Oya nyangejeje pe. Ni ukuvuga ngo ndi ku gipangu, ndi ahantu hari igipangu cy'icyatsi nyine. Hari n'ibiti naho ngaho pe. Okay, reka nsohoke nze nkurebe. Ushaka kumbwira yuko sister ari umuntu uba muri nzu? Aya ndagashoboka, baramureba. Hari ikosa ushobora kuzakora rikaba ryazakugeza ahantu habi. Irihe, umwana wanjye agomba kubyuka isaha yagenwe, ikindi akagomba kurya, akanywa, agakora dushe. Umwana wanjye ntazamubona asa nabi cyangwa yaragize ukundi ahinduka. Ahubwo uvuze ikosa ndumva ngira ngo buri ngiye nkora akazi bitewe n'uko wakamaye. Sister nawe watinze rwose, nese reba izuba wanyanditse wagira ndi imyumbati. Swajya bagiye kunshesha. Ruka. Amanze usubize. Kongera nso. Ahubwo siko ndeba i Kigali nta rukundo mugira. Umuntu kumbuye no kumusuhuza. Ntabwo urumva ndimo ndakunukira nawe nk'abandi bose. Oya, ninde wakubwiye ko nukase kandi? Ahubwo sireka nkubaze. Usigaye ukora igifundi, ni ikiyedi, ni ikiyaya. Sori nyine kuba ari icyo kintu nkwakirije, ariko ukuntu uri kugaragara ntabwo binshimishije pe. Wari ubukanishi neza, ubukanishi bwahurira he n'iyo micyo yanyu y'i Kigali mwerwa muteretse inzara? Dufite byinshi byo kuganira. Mbere ko tugiye ikindi tuvuga, karibu basi. Aho by the way nari ngukumbuye nyine gusa nuko mbona ukuntu umeze. Arya ibiryo byose, arya imbuto, aranywa. Mabuja nakubwiye ngo ngiyewe akazumaye ndiko nkora. Ngiye niba umbwiye ati umuntu umufunge gutya, umufunga gutya. Umbwiye ati umwirize naho umwirize.
umbwira ati mukarabye namukara none nkubwiye ngo iki umukobwa ameze neza nyine nkubwiye ngo uzamufate neza cyane ntihazagire n'ikibabi kizamugora nta kibazo rwose icyo kintu ndakigusabye ikosa utazakora nanone rindi kwegera telefone no kumva no kubona aho iteretse ibyo bintu nabyo uzagira gute uzabiryozwa sister aho cyane ntabwo bishoboka Ntibikize. ahantu hose nahawe iyi nzu yose urashaka kumbwira yuko ari wowe yafodinga ari wowe yishyura byose no kugera no mu nzu Inzu ni yanjye ntabwo nishyura. inzu yuko nayikodesha Hafi inzu ni yanjye. Umva ko ntabwo ujya wiburira nayo mbizi ko ibibazo uri bumbaza ari nka sta. sister ubwo niwe watangiye kujya muri bya bigabo ngo ni sugar daddy cyangwa ukaba wicuruza Uraje ariko ibyo bintu ntabikunda. Urabizi. none None se reka nkubaza ukeka ko navuye mu cyaro nkazi n'i Kigali nje kubara amazu cyanje gukina. Shiri njye neza ikinzanye. sakoze iki ku buryo mu myaka yose amazina ushaka kumbwira yuko wageze kuri ibi bikorwa inzu i Kigali ariko uguri kubyumva wowe Reka ngumara amatsiko ndabizi ntabwo wama agahenge ariko. Reka rero nkubwire ko nkigera i Kigali ubuzima bwaragiye burankubita. abandi bose Ngaho muze muri resitora bancunaguza. Wakimagina ko nagiye no gukata amatike muri gare. Gare iriya Nyabugogo waturutsemo buriya nayo nayikoze. zikaheza ari zo waga wicaye hose se wicaga muri biro Ubwo bakagusanga n'igikanisho wambwiye ngo ukora urumva ari cyiza ko wajya utekereza nawe ukagura ubwo urumva ku kazi ari keza cyane ni kwa kundi ukora ikintu wabuze icyo ukora ibyo tubyihorere turi kuganira tutabishwanira nyine nakoze utuzi tubi pe haburaga agatabunge no gukora akazi ko mu rugo hari igipangu niberagamo harimo umukecuru w'umukire nyine nyiri mazu ubona akodeshaga akazi se shakanga shamburete kagira inkuru rero aragenda kwa kundi Imana ikwihera igikundiro anyikundira yari umukecuru nta bana nta muryango ntaki agenda aranyikundira ntangira gutyo nyine nkazajya mufasha utuntu two mu rugo ntari umukozi wiwe gusa nyine nkamwifashiza nyine twari twarahuje ibyo byabaye se nyine ni muri babaje ariko nyine niho nakuyemo umugisha wanjye cyaje kurangira umukecuru nyine bitagenze neza yitabye Imana ariko mu kwitaba Imana ibintu byo byose yari afite mbwira yuko yarabikwanditseho nakubwiye ngo hari igihe Imana umutsima y'ingwe Imana yari waritse koko ndakwiyamye ubwo se uwo mugani uwuciriye ndi akabana wo mu cyaro none se wavuka y'imbwa yuko imanuka iyihe no bizi indembwa iyo migani yanyu ujya umbabura uyisigiye mu cyaro yewe ndi iwawe ngubu nta ruvugiro oya feel free kumese kwa sister si nk'iwawe ahubwo reka nkubwire ibyanjye ndabikubwiye mbabarira umbwire ngo wowe bimeze bite numvise inkuru ngo warashatse sinzi ibiki n'ibiki igihe ukuntu usigaye umeze ntukasimeruka ko wasaga neza umeze neza aho usigaye ugenda wambaye n'ibyo bisarubeti ibyanjye byo ni birebire nk'indirimbo za rumba mbwira vuba nubwo njya kukwakira utarambwira ibyo bintu ubu ngubu nabuze n'imbaraga zimpagurutse hano nyine urebye bijya gutangira ubukanishi bwanjye ntacyo bwari buntwaye aho byagiye kubera bibi aho nagiriye ariko ntabwo ariko ari umugisha nanone nubwo wanzaniye ibibazo nakundi ruhande naho nakundaniye n'umukobwa bita Oxygen nyine za nkuru njya numva ngo z'umukobwa wamubakire zundi nyine mbwira mfite byinshi byo kubaza ko mbwira nyine ukuntu byagenze nizere ko utabyibagiwe ariko kuvuga no gutaruka hari ikintu wanyigishije kandi cy'ingenzi ugiye gutaruka kandi no gutaruka nope icyo navugaga kuba umusirimu buriya bigomba no kujyana abantu bari open mind yes kandi wanyigishije hari ahantu nagakoze ariko
wagakoreye he oya ntutegereze ibindi no mu bajama nyine b'inshuti zanjye nanjye hita mbakosora atavuga kwiza ryako tuzi ko uhora mu masipana n'ibiki but thank you ibyo bakubwiraga yeah. hanyuma rero ugiye ukuntu buriya ndi umuntu w'intwari ibintu ngiye burambuze ndabisohoza cyane cyane ko buriya ngewe gihozo mvuga ijambo mpagazeho nzi neza ko nzanashobora gusohoza aho reba nk'urugero reba ukuntu umaze gusa iyo wirebye muri miruwari wibona gute tell me yeah wibona gute iyo wenda si ukubikabiriza ariko iyo nirebye muri miruwari nkabona change yaje ita mbona wowe atari mu buryo bundi wenda bw'iki ariko high five ni wowe wabigizemo uruhare kuba ndaha kandi kuba waraje mu buzima bwanjye ni iby'agaciro kandi ndabyubaha sorry turaza kugutuma mu kanya cyo kurya yeah thank you okay nibyo navugaga yego nubwo atari cyo cyatuzinduye nubwo ari cyo cyatuzinduye ariko mugomba kunywa sibyo ubizi ko nyine turanywa mpaka ikibazo ni uko mbizera nk'inshuti zanjye nkababwira n'amabanga y'akazi tuyabiga se ntabwo turagutengura hazagira unshyira hanze muri mware wowe gusa ni ukudutamo nta kindi nawe undi mwana nayibona ahubwo banzanira kandi ani igihe yanywereye isupa ntarananirwa bamo kandi banzanira kandi bakazane wa mukobwa se agiye wa mukobwa nabonye noneho hano kandi nibyo nakwemereye byose ubwo byose ntarabasha kubikora byose icyarimwe nko gushakira umugore wawe neza aho bigeze ubu ngubu wenda ndacyakomeje ntabwo ndacika intege icyo nashima cyo ni uko nawe ntabwo yicara n'ibyo tutarageraho nzi ko twabigeraho kandi umugore wanjye nzi yuko azaboneka right aho mu bufasha wampaye buriya nta muntu uwo ari we wese wabuguha pe umutima ugira imana izajya igukubira karindwi n'ubufasha umpa bwose kandi nawe nzagutuma nk'inshuti yanjye kandi izahora mu buzima bwanjye kutamubweza bagize ngo mwanakundanye kandi twaje mu kazi reka aramureba cyangwa mwaje gukundanira hano byose byanakunda ariko wamushimiye kubona iki gitoma ariko umva mbabwiye n'ubundi niyo mpamvu nyine nabazanye sibyo se tugaragare nk'aho twasohotse icyatuzanye akazi kanjye ngenda kazi sibyo kandi ndi kubikora neza naho ubundi ngo kunywa ahubwo mufite aho mushyira ibihari kunywa byo ko bihari ntabwo ari isezerano ni igikorwa cyakozwe yes alright ndakuzi ugiye gutekereza iby'umugore wawe suzi ko gukeka ari cyane yego I can't ahubwo uri uneye amatsiko uneye amatsiko this is Monday sorry but okay Friday you have on Friday bon reka mbivuge neza mu buryo buri straight hari umwe mu nshuti zanjye afite igaraje then anacuruza afite iduka ricuruza ama pièces de rechange so yari yansabye yuko namushakira umuntu nanjye mubwira ko mfite umuntu wamufasha gucuruza ibyo bikoresho by'imodoka bimwe na bimwe bisimbura bon muri make rero ngendeye ku kazi kawe uri umukanishi mwiza ukunda akazi ufite umuhate namusabye ko yaguha akazi
Njyewe? Urumva? So kuwa gatanu rero ngomba kujya kubonana nawe mukagirana contract ugatangira akazi kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Njyewe? Yeah. Njye mbona akazi. Oya. It's okay. Yeah. Mva kujya kubona mu munsi y'imodoka. Yes. Ugiye kuba umucuruzi. Nini? Chill. Yeah. Sorry gatoya na ari mbwana tsibini urumva ni excitement nabo. Niyo meaning ya happiness. Nesubiri seri. Yeah, be serious. Thank you. Kuwa mbere uzatangira akazi kwa gatanu no kujya gusinya contract. Kandi uzajya ufata amafaranga meza pe. Azajya gufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Gushyira n'utudeni tumwe na tumwe ufite ndakuzi ufite utudeni twinshi. Thank you. Yeah, it's okay. Uri seri? Yeah. It's okay. Nakubeshye. Okay. Again. Thank you very much. Chill. Thank you. Nukuri ko Imana akabaye. Ari wowe ubundi nakabaye ari wowe Imana yanjye nshima pe nasingiza. It's simple. Nibyo nyine mba nkwiriye gukora nyine gukorera umuntu nkawe. Sonza kwitoreye. Nice. Shaka witegura ukabwira mu rugo ko nshaka kubasura, nshaka kujya gusura iwanyu. Mu rugo? Yeah. Mba nabyo ni ibintu nateguye. Yeah. Okay. No. What? It's okay. It's okay. Say something. What? Come on. No way. It's fine. It's Kubita urugero shaka. Wenda kurukuru urashaka iki? Nshaka Luka. Basi mureke njye kumureba gusa. Shaka Lucas. Sumye gushaka telefone na Lucas. Kambiguye byose. Mwereke Lucas ushaka. Urakoze n'ukuri ko Imana urakoze pe. Imana igumugisha. Reba mu Lucas ushaka ni. Kumfasha.